wumva wakwigurira nyine wumva nyine umeze uzi ikintu cya mbere nshima Imana ko naho iwanjye mbere na mbere yego naho iwanjye nta rugo rw'umuswa n'umwe nyitahamo utaha iwanjye wowe dufatanyije urugo mugabo wanjye wowe nshobora gukora ikosa nkaba mbizi ko wanyuma n'ubundi ugataha kandi nkataha iryo kosa nkaza kurivuga yuko ngiye ko watashye bageze mu rugo cyane ariko hari umuntu ukubwira ngo guma iyo wagiye navuze kuri burire wishimye urukumva icyo kintu ngishimira Imana ko yanshoboje kuba nta rugo rw'umuntu cyangwa nuko ufite agafunguzo noneho nanjye ndashaka ndakwaka urufunguzo ntabwo ari uko ndufite niyo naba narufite wenda urufite gusa cyangwa nyine navuga reka nahe wenda mvuga amakosa nsabe n'imbabazi naba mfite icyo cyizere ariko icyo gihe nta cyizere cyabaga gihari nta cyizere cyari gihari ndayangana byarangiye sibyo nta cyizere cy'ubuzima cyari gihari ariko ubu ngubu alhamdulillah umeze neza alhamdulillah kuri buri kimwe rero hari nk'ibiri mu buntu bakandagije segonderi subhanallah niyo mpamvu njye sinyacika intege ntabwo biba kuko tujura ibintu biza ari filime ni filime ahantu nabonaga byanze ariko kubera ukuntu Imana ivuga Latifa yanyeretse kwihangana kenshi afite imyaka 12 13 ataragira gute kandi ibintu byari byinshi aba ex basekeje bashaka ngo ngongene ngo ubyare ngo ibiki n'ibiki ako wareba ukavuga ngiye haruna mugiye ngiye ntabwo bishoboka ngiye ngo wallahi hari utwapfuye yabimbwiye kwa gatatu ku cyumweru yunga indowa n'umuntu naramubwiye ngiye ngomba kwiga kaminuza ngasubira ku ishuri ati imyaka 3 ishuri sinzayire none uwo ex ahora mwadikira wallahi hoya gushaka ni byiza ariko ushake nawe ubuzima bwawe ubwo kuba singa utarabuviva ngo ubwumve ubu ngubu cyo koza muraho neza twakira umu YouTuber mushya ufite isoni Hi guys. Ariko akantu ka guys shaw kari popira. Of course. I love this. Uyu mu YouTuber we nano nabaho. Kana tubabarira. Araza kuraho abandi bantu bose babaho. Mumeze gute? Amahoro y'Imana bane namwe. Amahoro murambifuriza ubundi abageraho. Abageraho igihugu kiratekanye. Ari mbavuga mu ngo zabo. Kuba igihugu gitekanye byo babimboneraho. Kuko kidatekanye ntabwo nabankora bino nkora. Bavuga mu mitima yabo no mu ngo zabo. Niba ubifuriza. Niyo mba mbifuriza. Ubivuga rero. Ugati amahoro ari uvuga y'Imana. Ndavuga y'Imana ariko akenshi n'ubundi njya mbivuga yuko mba nta hantu hasa umutuku wabaye iki. Ni wowe nyine ndakwegereye wantukuje. Amahoro mbavuga na y'Imana ariko kandi umuntu afite iyo umuntu afite amahoro y'Imana aba afite ayo mu mutima aba afite ayo mu rugo aba afite ahantu henshi cyane ngiye ntabasha kurondora henshi cyane rero ubu ngubu mutureba hano turi kwa Latifa kwa Uwera Latifa mu rugo rwe murakaza neza nishimiye kubakira nabikunze cyane mwakoze cyane mwatwakiriye rero reka mbabwize ukuri impamvu muzanye hano gutya muri iyi gahunda ikiganiro cyacu cyo ku mazi ntago cyatumye tuvuga ibintu byose nk'uko nabishakaga nahoraga mvuga utuntu dukeya mu gihe nabaga ngiye nko kumukorera plank cyangwa igihe n'ubundi nakoraga plank ya kabiri irimo abantu benshi tugiye kumubaza impamvu yambuzaga kwigira muri casting ntago ntangiranye n'ibibazo sheri ahubwo ni nko kuvuga wenda hari nk'umuntu nk'ubu hari ababyeyi cyangwa se bakuru b'abantu babana nabo ashobora kumva umwana ashaka kugenda kubyina ku cyari byo nzanye kandi nanjye mbifiteho agakode kubyina kujya mu bindi bintu uzajya mu kabizo byari bimeze bite
arabizi yari inshuti na Afisa sinabikundaga ariko Imana ishobora ko Afisa yagiye wallahi ntabwo nari kuba muzima none bari bafite akarenge ngira Afisa afite shawe none ni umwana kabisa namubonye ndavuga umushenzi wamuhaye amafaranga nzi ko ari agakira nduye muse nta kintu bamuhaye ujya ubu wabubwanye na Afisa be uzi ko njye na Afisa twavuga saa 8 nabaga mvuye mu rugo Afisa avuye iwabo tukagenda tugataha bwije kandi nta rugo rw'umuntu twajyagamo ejo bundi navuganye nawe dusubiramo ibyo bintu arambwira ati ariko nari gukura ni byiza twarapise none utwo dufite ahantu tujya gukina biyari wibaze tugasiga iduka rya Hajati rifunguye tukajya kwiga imodoka Afi warakoze kugenda kuko twari kuba mama n'ukuri ko Imana bimbungeze sinzi ariko n'ubu uragenda nuko wenda ugenda kuri gahunda ndagenda kandi n'ubundi nta rugo rw'umuntu njyamo izo swing sinzigira icyegenza kubasura naribaje umunsi wose twiriwe tugenda nta rugo rw'umuntu tugiyemo kandi umunsi ukarangira ahubwo nzabyiga birabintu ndimbyuka n'ubwenge ntabwo aba ari byiza ngo bitume nyine iyo wagiye usumva umeze neza ubwo nta hantu hashya ntabwo nyine iyo ugiye ntabwo buri kintu gishya ubona cyangwa wunguka si ko Gisenyi ari ntoya nzajya njyahera ndaza kubazenguruza murebe ni hato ariko hafite ahantu henshi kandi heza hagiye hanatandukanye hagiye hihishe nyine ndashaka kumenya Gisenyi n'abantu bari bubone kino kiganiro b'Igisenyi bajye banembereza bajye baguhamagara baguhereza amafaranga Latifa acuruza amatise kandi ikibazo ntabwo nakibagenda kigarukaho mu kanya mutavuga ngo ngiye ngo kure ibyo nabajije ararera gusubiza nyine banza umwakire umutegure atumva ko aje muri ngiye kumutera ubwoba okay ntabwo ari muri jihad okay Latifa acuruza amawiki Latifa acuruza amatisi ni umusherisheri Latifa ni tutrave ni umucoracora atuye ku mupaka atuye muri zone net no afite inga ebyiri iyo bimujemo agigoma ubu rero ari mu Rwanda yaje kurangiriza umwaka mu rugo umwaka mu rugo ndi n'umuki abadozi bayita ngiki yakira n'icyarahani ariko uri umutayeri akora icyarahani cyane rwose ikindi ni iki akora siporo cyane afite igitekerezo cyo gukora YouTube umunsi yayifunguye ku igitekerezo akimaranye igihe muzamushyigikire mu murimo cyane kinini pe kandi reka nkubwire tumutere kimese nk'uko akundi tumufunguriza umunsi wa mbere duhite dusubscribe turababasa mukaze musabu wa mbere mbu wa kabiri Frank abu wa gatatu Kesha abu wa kane mfite gahunda kandi bamfashe ndashaka kumutiva abantu bameze bagore muri rusange kunanuka kumva kunanuka ariko hari abantu bakunda kubyibuha kunanuka udagize ibintu ufata kunanuka utagize ibintu ufata cyangwa kuba uri munini ari kuri supre ubasha gusutama ubasha kugenda ahantu hari ubasha gusimbuka ubu ngiye nsimbuka icyuhereye gusutama kwera swati abantu nyine gusutama ni ikibazo gusutama we bigenze gute bagine rumva nijambo numvishe ari kubwira abantu gusutama abantu benshi barazutama sose iyo bagiye kuri toilette barasutama sibyo na grabes nabe yabishobora kugira gute abigenza gute hari abantu umuntu kunangana kose iriya gahunda bafite ubushobozi bwo kuyikora ariko aravunika ariko akajyayo yari yakubwira ngo vuye ngo yavunitse oyanjye nyitwite se ari igihe najyaga ahantu ngasutama ariko nkavayo nahagira shaha ariko nkabikora none Latifa yari afite ibintu byinshi urumva ibyo binakora ikindi ukumumureba afite umwana umwe usa nanjye uwo mwana nabyemera ko ni mukuru ntabwo twamushyiramo tutabanje kumusaba uburenganzira muzamubona mushaka kugira ngo ni nkanjye nyiri mutoya cyangwa se ni impanga yanjye ariko yatinze gukura cyane n'abantu bose bakuzi bahita bamubwira Kesha yasaga n'ishimwe cyane
cyane Kinshasa na Hemedi nanjye nyine turasa kubera ko nanjye mfite isura ya Hemedi kandi impamvu ufite isura ya Hemedi ariko yabura rero bivuga ngo umusa nka mama kuko Hemedi asa nka mama bya bindi noneho umwana wanjye asa nka mama ngandebera Hemedi afite ishusho na Tala afite ishusho na Keisha ashaka iki mu bana bacu Heme bitebya rero ni mama ubu rero we nabyara abana babo natuzasa nawe basa nanjye n'indi nshuti yanjye nazabyara tuzatumaranye igihe ubyararangiye n'ububovu abana bahita bazasa nawe ni njyewe neza cyangwa se nzamusura rero afite umunsi yabikoze muzareke tumushyigikire ariko nkunda light ntabwo ibintu ntuzabikate bizaguheza nta kintu na kimwe ugomba gukura oya guhumura ikibazo cya Latifa abantu baba bacyumvishije ni uko naramuka abikoze muzareke tumushyigikire tumurebe tumutere inkunga ikomeye kuko Latifa ari mu bantu ufata regime byari byarananiye gukora siporo byari byarananiye cyane narishyuye bwa mbere noneho nyiri Bigoma amafaranga yanjye rero ashyiriye kuri gym nkishyura sinjye kuyikora none ejo muri Gisenyi narishyuye ku itariki 7 njya gukora siporo itariki 22 ngayibaza nyiri gym arandeba aranganda bizi decision biba bigoye ariko nta kibazo iyi minsi ubundi tuyibaramo ipfubusa ariko ndayiguhaye uzakora kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ubu rwose maze amezi 3 majije no guta ibiro 6 ibiro 6 ni byinshi ni byinshi kandi bitagiye ukuntu noneho bigenda ngenda bikunda ipantaro yanjye ndayambara ariko mu nda nihinde kure ngenda mbikunda nyine kubera ukora siporo atari ukuvuga ngo hari ibintu umuntu anywa akananuka ariko akanamera nakahita amatama gacubuka indi gacubuka ukabona yabaye ukuntu akari siporo umuntu akaba ugakweduka ndazikora zo gupama nagize umuntu ngaho rero tubwira impamvu aho kiragiye najyaga muri casting kubera ko zari zikiriho ntabwo umuntu yabonaga ubuhanga bw'umuntu byari casting tubwire impamvu najyaga njya muri casting ukambuza ese ubundi reka nanjye manze mukubariza ujya muri casting wagishije indi nama nawe ubundi reka mbabwire ukuntu byatangiye nahuye na Damuru impamvu muzi murayizi mwese yari umuntu wacu wa famille mbevugisha ukuri ubwo ndayimenya kuri Damuru ntabwo ubizi ko yari oncle paternel paternel na maternel no muri gardienne yabagamo buryo urumva yari oncle gardienne urumva noneho turakubitana ariko byari byararangiye atakiba muri maternel yo mu rugo yaragiye muri secondaire yagiye muri secondaire yigabayo ariko yigaga adataha ariko afite akazi ko gutwara moto yakoraga ikimotari sinzi ukuntu twakubitanye rero arambwira ati ibintu ngo bya casting ariko nari narabyumvanye ndera siri ko umuntu abyumvanye ariko uwo munsi nahuye na Damuru nawe niho yaragiye nanjye ariho ngiye ko ngiye natike nanjye n'amaguru kije byari kimisagara tubarwamara abarambwira ati nanjye n'ubundi niho naringiye niba twarahuye gukora bikoze aratubuza mwahuye mwese mufite direction ariko wowe akunda kugira direction nuko hari igihe twahuriye no kujya nyuma no ku Ruyenzi wirugoga ureba indirimbo za filime za Kanyombya warabikunda narabikunda muri warabikunda Kanyombya niwe wakwinspiraga none oya nuko aravuze ngo akunda kura kameze oya njye nkunda ibintu bitse ari mpamvu nabirebaga noneho tuhuye yaransuhuje ambaza amakuru yanjye mbaza naho nari ngiye mba ndahamubwiye sawa nawe niho yagiye turagiye muri ibyo bintu bita casting urumva icyo gihe nta muntu wumvaga casting byari byo pfa kugenda ari ikigare ariko wabaga ubizi ko umusaruro wabyo ari gukina filime tukigerayo badukoresha casting ufite imyaka ingahe ku buryo wari uzi casting icyo ari cyo ntabwo nari nzi ibyo ari byo nagiye nyine numva ibyo bintu bya casting barabikora ariko nyuma ukazakina filime byumvishe kuri radio shaka nyine kumenya neza ushaka wenda ari muri club ukabyumva club n'imyaka nari ifite kiragihe nyine dushaka kumenya wabikuye nyine kugira umenye ko aho hantu hari casting ntabwo mibuka noneho ndangije turagenda tugezeyo Damuru bamukoresha casting yo gukina ari igipapa ariko cy'igiheheza arayikora babonye bo bashakaga nanjye babaranyinishije sinzi ibintu banyinishije ngo ndikurira n'ibindi ngo
so butukugoye watuririyeho gatoya aya humura ndarira urumva sinzi ibintu banyinishije bimeze nk'uko ababona nanjye ndabishoboye ariko kiriya gihe ntabwo uradushaka Keisha reba umuntu uri hariya urikumva icyo gihe ntabwo nyine nta simukadi yarashyushye urikumva nuko hari ibintu byinshi wagiye wibagirwa barankoresha babona ndabishoboye birarangira hari umuntu hari birarangira nditahira ariko icyo gihe kiriya abantu benshi ntabwo bakoreshaga ukuri nk'ubu ngubu ugasanga umuntu agize utuntu two kukubwira ngo uzaze mu rugo ngo ugende gutya ngo uzagire gutya mbona batangiye kubinzanaho ujyayo yakarahise mvamo mba ndabiretse ndagenda kubera uwo nari bukina ndi principal ariko mbona hariho utuntu twinshi ndabireka noneho nyinamo ndi umufigira nuko byagenze umufigira ubwo ni umufigira ni nk'uko Kesha yanyura hano inyuma gusa ntagaruke cyangwa wenda akaba yicaye aha bakamugaragaza ubwo gutyo bwo muri filime twe tumeze gute ngende umufigira twe turaba main twese turaba main cyangwa uri mu main twe turaba ngende mu main mwe muri aba support turaba support musupportinga main sibyo no supporting umufigira urabona ari hari ari gutambuka nuko gare tubwiye ukuntu byari bimeze kiragiye neri twarabana byataye sibyo none ngene ngize gutya ufite umwana mbyaye Keisha ntabwo byabagaho nari nararangiza na tronkome noneho kera twumvaga ko kwiga nibyo bizatunga umuntu yego niwe ari umurage sibyo ariko ubu ngubu tunashimira n'igihugu alhamdulillah abantu baraba baririmbyi barakina filime abantu barabasha kubaho ubundi buryo bundi nukuri kiragiye neri nabaga mfite ubwoba nabaga mfite impungenge kandi bira byose byari kumva ko ntabwo nshaka kumera nk'ibyari bimejeje kumbaho niyo mpamvu wallahi niyo mpamvu gusa nyine ngira amahane menshi cyane kubitwara n'ubwana simbishobore nk'actinga ukundi kuntu namwicayeho ahubwo niba namuciriye n'udukomo nayo naramuguriye amwicayeho gute kumutweye ko munwa oya ndacu udukomo yakubita oya ntaciye udukomo yari yambaye nimba ari gutera amaguru se ngenda ashaka kumenya iyo scene nyine ambwira Latifa wandetse nose kubera ko naragendaga akenshi zabaga saa 10 cyangwa saa 11 urumva gusa ikintu nzi namwicayeho amafaranga niyo muntu wageje imodoka agiye kugenda mubwira ngo turaje kumva sheri wallahi nuko nabaga mfite ubwoba ndavuga yabo noneho ukuntu twe tuvuye kwa papa n'ukuntu byari bigenze nawe mugore we noneho ndavuga kuko nimba tuvuye tukagira gutya none na murumuna wanjye akaza gutwita numva ntabwo nabishobora numvaga ntabishobora none nanjye nk'umwa sinafite yego kumana nakundi kuntu ari uri mutoya biteye ubwoba kandi twigize kubivugaho hari igihe umubyeyi cyangwa umuntu urera umwana nyine akubuza ikintu mu by'ukuri yego kiba gishaka kugutunga pe no muri icyo gihe uri kugikora ariko waba afite impungenge ushaka kwibaza ubusa ugiye akabikirara ku bahungu haba harimo kunywa amatabi gutera abakobwa b'abandi ukayimutera nawe udafite ahantu umujyana nawe uri umwana ku bakobwa hari igihe aba abona yarabyaye cyangwa se hari n'igihe ushobora kuba utari warabyaye kiragiye ariko ukavuga uti nta mpamvu yuko tugomba kubyara muri ubu buzima turimo byari bishyashya kiragiye cyanyu byari bishyashya mu Rwanda byari bishyashya byari bikaze nyine umuntu ashobora kuba yagufatirana uri umwana nyine bikarenga sibyo ndibaza ko n'ubundi nigize kubivugaho ko njye nabonaga ariyo mpamvu ariko navugaga ko igihe tuzagirirwa umugisha nyagasana akadutiza ubuzima tugahura ko nawe uzabisobanura ku giti cyawe none se byatumye umwanga ariko oya ntabwo nigize mwanga ahubwo ikintu cyabaye nyuma se twashogosheranaga none dusigaye tujyana yicara hariya agakina filime ahubwo hari n'igihe natangiye no gukinana na Ramazani muri filime yitwaga Imyambi aho ngaho Ramazani we twaragendaga agakoresha uko ashoboye hari Ramazani umuntu rwamara bitaga Ramazani igikona na Ramazani uri abamenye tukagenda bakamerekeza bakangiza mu rugo twashaka tugataha bwije ko bakageza muzi kuri primaire yakundanaga n'umukuru umushiti wanjye aranyica
yatangiye kundana ari muri primaire. uwo mushuti wanjye niwe wadupresenserera Ramazani disi. Ramazani aba inshuti yacu gutyo birangira abaye nka musaza wacu. Niwe none uyeherekezaga Neri bagakina filime yamuherekeza kugaruka. Umva bira byari byararangiye nahise numva nta kibazo. None se ubu ngubu nyine ukurikije ibyo KECAPU amaze kugeraho urabizi uramufollowing ahantu hose muba muri kumwe na support man nyinshi ngenda bikunda cyane. Iyo wibutse nk'ako kantu ese ubundi amafaranga ya YouTube yaguhaye hora cyangwa yo muri bamenya cyangwa yo muri iyo myambi none bazi iyo myambi ntago arakwatsa ngo nzagusohokana ubu rero iyo sohoka ndayirindi ariko abona ari ngiye ari no kunzura mu Kigali ariko reka nkubwire sibyo hari ibyo ngomba kuzakora ahubwo nuko hari ibigeragezo duhura nabyo ariko Imana ibizi ko nyine tuzashobora kubicamo. Yego ni eko wimyojera nabyo ugiye kurira twakubwiye kurira ari kurire uri kwactinga pana kurira wibutse ibintu uzenza amara mu maso rira rero wibutse bivuge niri kumukira ikihe oya uzise ararize uzise impamvu oya gaciro kuba ndize suko yakumbabaye oya ntago mbabaye. Wibutse challenge wanyuzemo nyine nariye kuvuga icyo gihe n'ubundi najyaga gukina ngayo nyine nedi ntundize ngiye ndize ntago urumva icyo gihe twajyaga wowe icyo gihe kuvuga ngo njyewe ubona ntarira se shabe nurira bizaba ari Imana ikomeye. Oya sinzi ikintu cyaba cyabaye kugira ngo urire nyine ushobora kubabara pe ariko ntago wazana amarira. Okay nagumishimye se barira njyewe mutabaza iyo yishimye aratukana ubiragiye kubabwira mbabarire mvuze nyine ukuntu ikira gihe najyaga muri casting ubwo twari tugiye muri ghetto twari tuvuye mu rugo wari ufite umwana mutoya nta nubwo nzi ubundi igihe ukuntu nagiye nyine nakuze nta bwenge bwinshi nari mfite bwo kuvuga ngo ndicunga ahubwo Imana yarandindaga ikama n'akantu ko kumva birashoboka nshobora guhura n'umuntu ariko nta kintu yantwara ntabishaka. Kiriya gihe rero Nyagasani hari abantu yaduhaye bagira ikintu badukorera kugira ngo uyu munsi tubashe kunywa amata turya umugati ariko mu by'ukuri iyo tuza kubagumana ntabwo twari kuba tugeze hano tugeze twari kuba wenda turi mu buzima buri munsi cyane y'ubwo turimo. Ariko niba banatureba mujye mwishimira ko icyo gihe hari ikintu mwakoze urabashimiye. Ariko ibaze kuba muri ghetto ukuntu twagiye kujya kuba muri ghetto sinzi ahantu Latifa yakuye amafaranga tugura ibyombo tubibitsa ahantu. Murabibitsa mwite uno kuvuga mwateguye ko twateguye kwimuka hari muri prive mu rugo twa tumeze nk'ahantu ari muri prive mu rugo ahantu mwakodeshaga mu rugo kwa papa ariko mu by'ukuri si papa watubwiye ngo tugende ahubwo ibyari bihari bitari bimeze neza tutanashaka no kugarukaho cyane ibyo byatumye tugenda ariko nubwo byabaye twavuyemo abantu bakomeye na Hemedi cyangwa ego Hemedi yadutaye kera Hemedi we ntago kubera ukuntu ateye ntago ari kubishobora rero ukuntu sinzi nimbyibuka neza hano Latifa ko amafaranga tugura ibyombo turabibitsa uno mugore afite akamenyero urumva icyo gihe uwo wabitubikiraga nawe naho hantu twajyaga mwarakoze turahava tujya kwibana iyo nzu ukuntu twagiye kuyibamo uribuka ko habaga baba cyane yego baba agiye kubana n'umugabo we mama Najim aka kanya dushobora no guhura ntituvugane ntabwo mbizi ahantu byavuye ariko warakoze wakoze ikintu gikomeye cyane kuri twebwe ntabwo twabyibagiwe cyane yanankuriye n'umwana ego n'umudamu nuko yitwa baba umwana ku ibere niyo aramutwara yari nk'umuvandimwe wawe cyane pe yari umushuti wanjye twamenyaniye muri salo yo kwa Mangabire
ariko igihe kizagera ubucuti bwacu urumva ko bugaruke. nyine inshuti burya uko byagenda kose niyo mwamusangira Kandi- biswi aba ari icyo akugeza nyine aba hari Cyane. ikintu akunguraho cyangwa inshuti nzima niki ikumariye nawe icyo uyimariye. uwo mumama yaragize yagiye kujya kubana n'umugabo we, ibintu yari afite mu nzara bidusigiramo bimwe, arangije abwira nyir'inzu ko turi abavandimwe be kujya batatwishyuza amezi 2 ko ntitwari buyagure. kosiyo n'ibiki byose. Nta kosiyo dada yo na baba yo. Urumva sheri? Nta kosiyo, ntabwo kosiyo ragazeje vuba. Kosiyo na kera zabaga biba ahubwo biterwa twakodeshaga mukabanga gakeya nangahe mwishyuraga iyo nzu nanga irateye yalla baru yavuge ndiyatubwire nyahaye kishe ndabona yakize ko n'umwana wallahi ari ni 0 n'ibice y'inzu ubu ngubu ndi kubamo. niba nangahe ni 10 nangahe si 10 rateye oya ni 10. urumva ni ibintu ntago nyine ari ibintu byo guhisha nk'ubu ngiye yari 10 noneho bashyizeho umuriro n'umutekano biba 15. amazi si kugira byose byari habaga n'amazi Yego. urumva atari VIP habaga n'amazi. habaga amazi. None se na profile yawe ni iriya nzu ni hariya iriya profile yawe ni haratwabaga. ese mama ariko yari chambrette aho neri twabaga mu mahoro twananakundanaga cyane nyine abantu bose baje kuza abantu bazaga kuhaba benshi biriya byo abantu benshi babana iyo ufite ahantu nyine uzi ko nta muntu mukuru uranyuraho ngo akuvugishe nabi abantu urahakunda burya Fiete Nina noneho umaterika bano tugashyira imyenda hara hirya ku kibambasi twayikurura tumeze neza twishimye ariko dufite abaturanyi noneho babana beza na Marine umukobwa we nuza hariya yitwa Niskarine nabonye ari mu ndirimbo cyashya ya Buravan na Ishkevin Karine ni umukobwa mwiza w'igikara Allah kabisa aza mama wabo wa mukobwa babanaga yitwaga nde Clementine Kagakozi uya Mukashyaka w'inshuti yawe Mukashyaka ako we nabaga inshuti n'abantu banduta sinzi ikunda abantu bakuru so kuba anshimisha ubundi nahitaga mu inshuti na Bobby Wine Bobby Wine Bobby Wine wari umukire mu gikari wallahi Bobby Wine abari mu mujyi cyangwa nawe ku iposita ngo mama Kenko niko yakwitaga Kesha mwitaga ngo ni Kenko na Kesha mwita papa Kesha mwita papa niwe muhungu wabaga muri icyo gipangu rero impamvu yari nka famiye na Kadete yari nka famiye kandi twese turabacumbitse ariko ubona ari famiye aho ni kera nyine hatagiye umuhungu wa Tate akina muri Bamenya si ujye umubona umuhungu wa Tate akina muri Bamenya n'ejo bundi nawe waje aramgatara hameze neza rero impamvu nari mbivuze aho ngaho twarahavuye Imana idufashije tubona akazi tujya kuba ahandi hantu iwabo kandi ko kurivuga ko hari inkuru nyinshi nayo vuba tujya kuhaba rero twe tumaje kuba abasirimu twe twarabaye abasirimu tugura imyenda mu muhanda imyenda yo muhanda nanjye narayiguze yindi igihumbi narasubiye no kwiga mu wa 4 warasubiye kwiga tubona n'akazi twadukorera ahantu hamwe niho rero afisa akenshi twanafataniye twari tugenda twasiga imyenda birangaye ariko impamvu mbivuze reba ahantu twicaye hariho nyine umuntu twahuye nk'icyo gihe ashobora kuvuga ngo basigaye ngo birata ngo uko byagenze gutya ntabwo ari ukwirata inshuti yanjye twarakuze tugira inshingano twarakuze dufata inshingano zituruta kugira ngo tubashe gutekereza byagutse twabaga ahantu tudashobora no gutekereza kugura ngo cyo kwicaraho muri salo habaga umukeka aho twaramaze kwimuka aho ngaho mbere ariko mutarayimuka materasi yari iri kuki matera yacu yabaga hehe na 80 se byibuze yageragaho bimwe na 80 se nitubimenye ubu 30 ubusa ubwo bayipima gute kiragiye bayipimaga gute make zari intambwe zingaye basi urumva ntabwo byari bimeze neza
twizambwe nibuka ibintu tuyorosaga gusa karido niko nibuka gusa hari supaneti ko nagiraga umwana ariko hepfo ku mirambizo no habaga ibintu byo dutekeramo twagiraga n'ibyombo mama yadusigiye urumva twagize ibibazo dushaka kujyana ibibazo no mu rugo turavuga ati ikintu cyose mama wacu yapfuye asize murakiduha turakijyana usibye intebe turagenda dukora ubuzima bwacu alhamdulillah buraduhira nzi ko ababyeyi bacu iyo baturebye baterwa ishema natwe ariko bivanze mu buzima bwacu bose nta n'umwe mvuze mu mazina yaba uwa famiye yaba utari uwa famiye yaraje yigendera yaba Nyagasana arahari ku bwanyu ubwo rero ngiye kubabaza rero nyine nababonye uyu munsi urumva kuva aho ni scratch from hasi nyine hahandi habi ariko urumva turi tarikiye turi gusoza umwaka noneho dutangiye ushize Latifa yarifashe aradusura twifashe twaje turamusura urumva ni mu buzima nyine haba hari achievement buri umwe aba afite intumbero ze afite ikintu ashaka kugeraho ufite ahantu uvuga ati nzava hano famiye yanjye imeze gutya mba numva najyana famiye gutya ariko ntiwayijyana nawe utaragera ugera ngenda ndashaka kubakongratulating kuko mbazi from the scratch mu rumwe muzi nyine mumbare iyo nozanye kuvuga nta espérance de vie no kuvuga ngo icyizere cy'ubuzima uvuga ati uyu muntu mugahura nubwo nkanere nubwo twakundanaga nawe agakana ariko ubundi bizagenda gute nanjye nuko ntago nabaga mfite nyene ukumva umufitiye nk'impuwe noneho kuri Latifa ntago twabonanaga cyane ariko amakuru ye n'abaganyazi nzi ukuntu ubuzima bumeze so ni ikintu kiba ari cyiza nk'iyo twifashe nyine nka famiye tukaza kumusura ntitujye gukodesha muri lodge nawe nuko niyaje i Kigali nuko afite nyine ahantu ashikira kwa murumuna we nawe uvuga ngiye kwa mukuru wanjye abariki n'abana bacu ari abaratifa abacu bazakura bavuga tugiye kwa anti nta kibazo nyine so icyo nshaka kubabaza nyine muri mwebwe icyo gihe cyo sinzi ko mwibonaga nyine bizagenda gute ubwo ndera kuri Latifa wibonaga nk'iyo ko bunwagira umwanya wo kwitekerezaho ni mugoroba uryamye ko akenshi nyine nka ni mugoroba iyo ndyamye n'ubu ngubu nyine bibaho nyine ari igihe nyaho uvuga se KECAPU ejo bizagenda gutera utuntu nk'utwo nyine ejo nzite bizagenda gute ejo tuzagura dushaka kugera kuki achievement ngenda gukongratulatinga ntago uko bimeze nyine ni byiza pe kuko nkurikije uko byari bimeze n'amakuru aricyo kimwe no kwa dada hano nawe ndamukongratulatinga cyane kuko muri abarwanyi cyane kuko mbere y'uko nkora nk'ubukwe naganira na Vivi arambwira ati urongo uyu mwana mwiza ntumura ntago uzicuza bazi rwose uko akubwiye ngo umura ntago uzicuza so none ugasanga abantu barakubwira ibigambo n'ibiki ariko ngiye mba mbibona nyine nanjye ntago nakuriye muri famiye ikize cyane nanjye naturutse ahantu habi mama wanjye yarafightinze ndabibona kuko ni from the nyine nuko yarigize so niyo mpamvu nyine iyo mbabona ukuntu mwafightinze yego ubu ndakuze nyine ariko ntago nyine inzira ari zimwe nubwo ari mukuru wawe nubwo ari mumuna wawe ntago inzira mwese mwanyuzemo ari zimwe ariko intumbero yanyu mwese no gutera imbere no guteza mbese kuzamurana ushobora kutamuzamura neza nk'uko abyifuza cyangwa mukanashwana kuko abantu barashwana cyane ariko still muracyari kumwe bicaye hagati yakukunda hagati yanyu so ndashaka mbwire kirya gihe iyo ukompaye n'ubu ngubu icyambere cyo niyo utakivuga no gushima Imana pe urumva iyo wicaye nyine wumva nyine mu mutima wawe umeze ute wumva ndabibaza gute yumva mbese ibyo umaze kugeraho hari byinshi ushaka kugeraho nakumvishije mboneyeho disi no gusaba imbabazi cyangwa gusuhuza aba ex banjye kiragiye tuzajyana ex banjye narebaga nkabona ntago biri guhura yangane kandi yarambutse kandi byari byo disi ndabasuhuza gusa twebwe ukuntu twakuzemo amagihari mama ntabwo yakundaga ibintu biri facile gutya
yakundaga njye ku ishuri, yakundaga nimugoroba, noneho nakuze ndwara bronchite. Saa 11 iki gihe mama yabaga yatubajyanye mu nzu twogeje icyayi, turi mu nzu turi kureba tente, dufite ya televiziyo y'irombo, ariko ukabona nyine mama afite ubundi buzima, papa nawe kandi afite ukuntu nawe ameze buriya. Rero iki kintu kimbamo ntago nshimira icyo ari cyose, ariko nkunda ibintu byiza, kandi iyo nitegereje mbona adeserve n'ukuri, kuko umukobwa nka Neri murumuna wanjye yarakana keza k'inzobe iki namuranga nkabona imitwe nayitekaga ari myinshi, ngomba kuyiteka ari iyanjye, nkareba nkavuga njyewe mbyaye ndi mutoye ntabwo murumuna wanjye bizashoboka. Kubera iki? Kubera ibintu twari duciyemo n'inzira nari nciyemo. Abatante sinzi naratwite ndi kwa tante runaka ati nutagira gutya ntabwo uri bugume hano. Navuze ntabwo bino bizaba, kandi alhamdulillah Neri uburyo bwawe wabigenzagamo wallahi Allah yarabyumvaga cyane, kuko kiragiye Imana urabizi narasaraga cyane, ndarasari nkunda nyine gusa neza gutya, ariko wallahi ndasari. Alhamdulillah. Rero numvaga n'ubu ngubu kandi ndashimira inshuti yanjye, inshuti yacu, ndayishimira umunsi ku munsi, abona hari ikindi kintu ukwiriye. Kandi nanjye pe reba nagiye kwiga imashini, ntabwo wari ubuze ibindi bintu wakora, cyangwa nawe wigire gutya nka ba bandi bose. Njye mfata ifoto nohereze, ariko insha Allah nzashinga ibintu binini mbikore, ibintu byiza ku buryo Talha, Haula, Mikael, Mulayini bazajya bavuga kwa tante wanjye. None ko ukuntu twebwe twakuze tutagira, mama amaze gupfa ntabwo twagize mu rugo, Neri tuzagira mu rugo cyane, tuzagira mu rugo hahandi umwana wanjye azabanza akiga agashyira ubwenge ku gihe, akajya ku ishuri akajya ataha mu rugo cyane, tukajya mu rugo, ukajya uza mu rugo ukohereza abana mu rugo. Apana ibintu byo kuvuga ngo iwanjye twagiye tugira, buri muntu agiye agira iwe ari mutoya. Urumva kuba muri ghetto icyo gihe hari kwa Latifa, kandi yari umwana ntiyari akwiriye kuba yaba muri ghetto. Inyuma y'icyo gihe nanjye naje kwibara ndi umwana, umuntu yambaza utashye ntaki wanjye, ntabwo byari bikwiriye. Ariko uzi impamvu njyewe ikintu icyo ari cyo cyose nabona mu buzima bwanjye, iyo mbyutse nkabona mpumeka nshimira Imana, iyo mbyutse nkabona mbonye 5,000 nabikoreye cyangwa ntabikoreye nshimira Imana, kubera ko hari ahantu twagiye kuba aho ngaho twabaga. Hemedi niwe wajyaga avuga ngo iyo twimutse ngo tuba tumeze nk'abantu bari gukora isuku. Wari gukora isuku, ubona ukuntu basohora ibintu nyine urasohoye, nta kintu twari dufite, sibyo? Ariko uba lift imwe cyane, twe n'ibintu byacu wabaga utujyanye kandi sinzano nimba nigeze kunga ngo mwimukiye kuri moto, ni njyewe icyo gihe naribana. Ariko aka kanya ntabwo ari ukwigamba, kuko nta bidasanzwe dufite, ko nibyo dufite, hari n'ababyifuza. Aka kanya hari uwakimuka ari uko yimuwe na Fuso, hari uwimuwe na Fuso ejobundi, hari uwakimuka nyine Imana agiye ihindura ibintu. Paka abantu benshi cyane barimo bari kukwimura benshi tarabaza. Yego, icyo gihe warimukaga wowe n'abavandimwe bawe mwakimuka saa 10:30 mwabaga mwarangije gupanga ibintu, mwana ngezeho mwana gipanze. Aho twimutse bwa mbere twimukanye ibyombo n'imyenda yacu, umuntu wari ufite imyenda myinshi yarekesha, ari umwana yari afite imyenda myinshi. Twimukiye muri taxi voiture, n'abatantine bamfashije umwana wanjye banamfashije. Twimukiye muri taxi voiture uwo munsi pe, ariko nari ngeze aho hantu twagiye kuba, turaje urumva twagiye kuba ahantu tuwarete iruzura. Ubundi ubu ngubu tuwarete izanye ibibazo cyangwa ibiki wakwimuka, ariko icyo gihe tuwarete yaruzuye tukajya tuyijyamo turi kureba n'ibirimo, kandi ukahagumuka haba uhishimiye. Hari ahantu cyo kuza, urumva mu by'ukuri twari tumeze neza muri ubwo buzima. Waranigaga tukarya tukabona uko tubaho,
ariko ibi ntabwo umuntu aba bivuze kubera ko nyine hari ikindi ahubwo ngiye macaga nuko ibyo bivuze umuntu uri hasi ubona birangiye ayibona ari ayigarura icyizere nta icyizere cyo kigomba kuba nimba unabyaye kandi ufite iyo 17 isubira ku ishuri cyane kandi birashoboka wallahi birashoboka wita wumva ko nyine ibyo washaka kugeraho bise birangiye oya ibintu byose birashoboka ngarebe icyo gihe kurya byabaga bigoye umuntu yabaga hateka imitwe ye warangiza ukagira abatante bizina ukagira abantu bakabaye nyine iyo uri mu bibazo ntuzajye kuri famiye yawe ngo uvuge ngo famiye ngo gutya ngo yihorera izaza numererwa neza ariko kuri icyo kintu cya famiye mperutse kubona ikiganiro cya Jay-Z ni umukire ku isi ari mu ba black b'abakire ku isi yavugaga ko nuko yego tuba tublaminga famiye bose nkubuje kuyiblaminga kuko nanone hari ukuntu umuntu akwitwaraho bigatuma nyine ubona ko nubundi kumva niyo ko naguciye mu ijambo uzi impamvu umuntu abablaminga kuki babonye umuntu ameze neza kuyihamagaza akatinyuka akakubwira ngo wamaye 10,000 ngo wamaye ushaka ntago bibona kumera neza aho ngaho icyo mba nshaka kukubwira nyine cy'ibyo 10,000 abagusabye urumva we yaravuze ngo yajyaga mu nama ya famiye ni umukire afite amamiliyari menshi cyane y'amadolari yajyaga mu nama ya famiye ariko kumva umuntu gahise amubwira ngo namuha 40,000 ngo by'amadolari none akamubaza ibyo 40,000 urabikoresha iki ngo bime ngo ufite amafaranga so nta nabimusabye amubwira ngo agiye gukora iki noneho akavuga none se ngiyewe ko ayo mafaranga ntayamusabye kuki we yumva ko ngomba kuyamuha byoroshye kuko ngo dufitanye isano so uwo rero uwo muvandimwe waguhamagara nako uwo mutante wakubwira ngo mu 10,000 ahanini abashaka kureba reaction yawe ahanini kuko umuntu mukuru burya nyine reba uzarebe nk'iyo ukoze nk'ikiganiro umuntu akakireba n'icyaro umuntu guhamagara ndabona mwaragezeho abantu nk'ubu reba turi kuganira ubuzima bwacu bwa kera uko cyewe munguka twari tumere yarafite amadolari 100 ibyo nababwiraga ko nkunda ukuntu mufightinga arafightinga cyane nta support ya famille yabonye ubwo n'umufamili wivuga sinzi ababikora nari imari nari mukuru nari muto ariko nabibonaga nta support yabonye ya famille yanyiteyo mwabonye we nago ku mwana we hoya kandi rwose yirya kimara so rero nabikunze nuko same kuri Kami same kuri Kesha muri irya mukimara ariko kugira iki umwana nyine wawe atazabaho nkuko wabaye icyo nicyo kintu cya mbere mbakundira so ikintu rero ngiye kubabwira nk'iyo nyine wumva wibutse ubuntu ukimukaga 30 kanapanga ibintu none ubu ngubu ukawimurwa na fuso ukaba wigurira ikintu ushaka mwambaye na neza uyu munsi muranasohokana namaze nimba bivuze ngo bansohokane baransohokana mwumva nyine iyo yishimye ararira iyo babaye ararira bitambibona namukanya burararize nuba ashatse yakongera akarira yibutsa nk'akantu kamushimishije Latifo yihanganya ariko arize byahita birangira yavuze umwuka ngo ntabwo yari yakasheceke ndashaka kumva nyine iyo ubona ntago muragera ku byo mushaka pe dore afite project nyinshi cyane nka famille Latifa nebura afite ize nyinshi n'inzozi n'ibyo yifuza iyo wumva nyine noneho bitakigusa guhamagara uwo muntu wumva wakwigurira nyine wumva nyine umeze uzi ikintu cya mbere nshima Imana ko naho iwanjye mbere na mbere yego naho iwanjye nta rugo rw'umuswa n'umwe nyitahamo utaha iwanjye wowe dufatanyije urugo mugabo wanjye wowe nshobora gukora ikosa nkaba mbizi ko wanyuma kandi n'ubundi ugataha kandi nkataha iryo kosa nkaza kurivuga yuko ngiye ko watashye wageze mu rugo cyane ariko hari umuntu ukubwira ngo gumiyo wagiye bavuze ko nemvuze kuri burire wishimye urukumva icyo kintu ngishimira Imana ko yanshoboje kuba narugo wagiye cyangwa nuko ufite agafunguzo none nanjye ndashaka ndakwaka urufunguzo nagaruka ko ndufite niyo naba narufite wenda urufite gusa cyangwa nyine navuga reka nahe wenda mvuga amakosa nsabe n'imbabazi naba mfite icyo cyizere ariko icyo gihe nta cyizere cyabaga gihari ntacyo nta cyizere cyari gihari ndayangana byarangiye sibyo
nta cyizere cy'ubuzima cyari gihari ariko ubu ngubu alhamdulillah ameze neza alhamdulillah kuri buri kimwe ihangane rero hari nk'ibigoryi njya mbona yego mana witukana uri kumva Keisha nyine ntabwo hari abantu njya mbona bavuga ibintu by'ubupozompo nkumva namufata ubundi nkamwicaza nkamubwira wowe nk'iyo wirebye cyangwa nk'iyo ujya kumfataho ijambo ubundi uzi undi muntu ki wowe mu buzima bwawe abazi umufata gute cyangwa utekerezaho gute mu buzima bwawe rero nshimira Imana ko meze neza mfite ahantu mba mfite abana ngo ufite ikindi ni uko tumeze neza abavandimwe banjye bameze neza hari ibyo tutarageraho ariko mfite icyizere kinini cyane cy'uko tuzabigeraho kuko Imana iratwumva Imana iyo uyisabye neza iguha neza tujye tumenya n'ukuntu dusaba Imana kuko hari n'igihe isaba nabi kandi ikabiguha ko niba uba wabisabye ariko aka kanya mfite icyizere cy'ubuzima kirahari ndakibona kinini mfite icyizere cy'uko nzavamo umuntu ukomeye kuruta ukomeza aka kanya kuko n'ubundi sinoroheje bizakunda kuba nkihumeka kiriya gihe byari bigoye Imana yarandinze ntabwo nahuye n'inyasama z'abantu ngo zinyangize aka kanya ndi umuntu mukuru ikintu cyose nakora naba nagitekerejeho icyo ari cyo cyose abantu mudukurikiye muzabona mubona ari njye uri kugikora uzamenye ko uzaba nagitekerejeho rero aka kanya iyo nirebye nkareba bari abana noneho nabyaye batatu icyarimwe nkareba ko hari ibintu mbasha gukora ku giti cyanjye ndavuga mana akuribuka buri minsi ibiri amata y'ibihumbi 22,500 cyane ubu tugeze mu kwezi kwa cyenda inzira nyine twanyuzemo ntabwo twakwirarira ngo ayo mafaranga yabaga ari ayacu gusa ariko byarakunze Latifa yakoherezaga n'undi uwo ari we wese umuntu uwo ari we wese waba yaradufashije kuri icyo kintu Imana igiye nawe mwibukira mu bintu aho yakuye cyane ariko nyine kuko hari n'umuntu ni uburenganzira bwe da ntagire n'icuma guha kandi nta kintu biba bitwaye pe ariko kugeza kandi turashima Imana ko abana rwose ntabwo bigeze banywa amata arimo amazi niko ntabwo banywa amata twafunguye cyane twahuraga n'amazi rero akenshi ibyo bintu mbirebye byose nkabona byose biri kuri Neri ndavuga alhamdulillah ndeba Neri w'ubu nkareba Neri wa kera nkavuga alhamdulillah tubona ko n'ejo bizagenda cyane ikindi buriya mwaba mufite byinshi mwaba mufite bike iyo umuryango wanyu ukundana kandi umuryango wanjye ngiye mbavuga niho akazagira umuntu wicara ahantu yivugishwe ngo urango ni mubyara wanjye ngo urango ni runaka nimba uzi ko cyangwa nkaho numvise ngo uriya ni umukobwa wanjye ninjye wamukingiye uriya ni umukobwa wanjye umva kuba papa Latifa Hemedi abana twabyaye umugabo wanjye mabukwe na barumuna ba papa wanjye Keisha nase vuba abana twabyaye Keisha ariko abo bantu kuba tumeranye neza twese ubundi hakiyongeraho ko Nyagasana baduhaye ubuzima n'icyo turya n'icyo twambara naho dushyira umusaya nta bindi bintu birenze alhamdulillah kuko hari igihe cyageze nta bucuti buhari haba mu bantu kubera ibyo bibazo byose ugiye guhamagara kumusaba nta kikwita ariko baka kanya nkeka ko nahamagara kubita speaker cyane Neri bitese umeze neza Neri cyangwa yitavuga Keisha rega sinakwanze umukobwa wanjye urabizi ko kuva kera ibyo bintu uba wumva biri bumfashe njye numva nishimye cyane ariko bijye gushimisha kuko njye reka mubwire ntimukajye mumbwira ngo bijye binshimisha nese uri umunyarwanda njyewe umva njye biranshimisha bijye bigushimisha sheri ubu utsinze ubutsinze umva nkubwize ukuri nahangara mba ndimo n'umuntu nta n'isomo aba yaranyoherejemo umuntu wasabye akakwima akaza kugusaba ahubwo njye ndeba imyaka mfite nkareba n'umuntu uri kunsaba nkabona ibyo bintu sindi kuvuga abantu bamamagara basanzwe bamenye kubera ibyo nkora
hari abamamagara bakambwira ikibazo bafite simbashe kugikoraho mujye mwihangana kuko niba cyakunaniye nayo cyane ba bandi tuziranye dufite ibyo duhuriyeho bya famiye ufite imyaka nka sa uramamagaye uri kumva ko hari ibintu ngiye ngomba kumenya kandi igihe nanjye nari umwana nkeneye umuntu umfasha wahese akagongo nshuti yanjye rero nugera n'ahantu bikomeye ndagusabye jya ugira undi muntu uhamagara nka Latifu uzamuhamagare Latifu ashobora kukubwira nawe akayakoherereza ariko njyewe nakubwira neza ko sinanayakoherereza ntago ngira akantu ko kuvuga ngo reka ni alhamdulillah kanza tumuvugishe ubundi gahunda yacu yari yo kujya kurya tukavuga make ariko byabaye ariko tutaragenda hari ikindi kintu neri ngira amahane ndabizi nakisha bajya bambwira ndamutetesha mbona migiramo amahane nukuri biriya bintu byose turabana njye nagombaga kubikora ndabazi nashangaze narigomba kujya kumubwira ngo baganiriza nabyo nari nta muntu waranganiriza usibye nanjye n'undi muntu uwo ari we wese twebwe tukiri abana yaba Latifa cyangwa njyewe ikintu cyaba cyarabaye ukumva ko umubwiye ikintu agusubije ukuntu mu by'ukuri ntago twebwe n'uburere dufite ntago tuzaho twabukuye ntago rwose nta muntu twagize ariko ku kintu kijyanye n'uburere arakivuze neri mbabarira ujye wihanganira ukuntu mba nkubwira ku bijyanye no kubana n'abantu bakuru kuko nkurikije nyine umuntu mukuru mwabanye ni Latifa hari ukuntu nyine wamusuzuguraga wenda n'iki abantu bakuru ukuntu bateye hari uburyo ugomba kubafata n'uburyo ugomba kubatwara sibyo ariko ukabikora mu buryo wowe uza kuva imbere ya wa muntu atagufashe imisura mbi yako kantu uzagakosore uyu mwaka utanu ibyo ngomba gukosora noneho ndashaka ugira inama abantu bakurikiranye KECAPU TV show dushimira abasubscribe 65 mu gihe kitari munsi y'umwaka nta mezi arindwi arimo mwarakoze cyane ibi bintu birimo imana cyane rwose ndashaka kubwire urumva iyo parcours y'ubuzima bwanyu ndashaka kugira kuko n'isi niko imera nyine ari indirimbo ya Medea ngo ni kwisimera irazenguruka ikikubayeho burya ntago kuzenguruka baba bavuga yego irazenguruka of course yizenguruka ikazenguruka no kwezi n'izuba wowe urumva hari umuntu uri gustragolinga yego ntago ari copy paste bwa buzima bwawe bwa buzima mwanyuzemo ubona byanze nyine ariko ubona byarangiye kuko buri umwe abafite nyine hari uba wumva nk'ikintu kiri buce mutegereje wicaye nk'ahantu ukavuga ati ejo ni jackpot bizacamo ejo noneho ugasanga ahubwo ubonye message ya message utegereje wenda tuvuge y'ibihumbi 500 ukabona ntayo ubonye ugahita noneho kubitana n'ikibazo noneho kigusaba ubwo miliyoni ariko nuhite ujya kuvuga ngo urahita ujya mu mugozi kuko bikurenze oya nshaka kugira umuntu iyo nama nyine izo mbaraga ziva he wumva nyine umufana wawe nyine yakwigiraho iki umuntu ukurikirana KECAPU TV show akurikije ubuzima uri gustragolinga ubwo buzima bubi wowe wamugiriye nama nyine izo mbaraga ubundi zivaye kwanza ubundi wamwaga ibiki ubundi ntabwo ahubwo sizi bavu ntagize ibyoma rero uratekereza urukumva ikintu cya mbere namenye ko ndi imfubyi namenye ko ndi imfubyi umusibejo mama zaba amaze imyaka 20 apfuye umusibejo ni ukuvuga 2024 yapfuye 2004 ni kera murahoberana nyine urumva namenye ko ndi imfubyi ariko muri njyewe ubundi urumva mama yapfuye no kwakira ubundi urumva mama yapfuye afite imyaka 7 sibyo ariko ibintu byose byabaye akimara gupfa ndacyabyibuka yego ari mukuru irengo buri mukuru ubundi iyo ufite mama wawe ukiri umwana ibyo yakoraga gihari bimwe ntabwo mbyibuka ariko ibyabaye akimara gupfa cyangwa kijya mu bitaro byose ndabyibuka rero icyo kintu nagize cyo kuzirikana ibintu bitandebaga ku myaka yanjye nicyo nakuranye muri njyewe nubwo ntari mfite uwo tuganira ngo yumve ibindimo ariko nakuze numva ko ndi imfubyi ikindi nakuze nzi ko umudamu agomba kugira amahane njye nubwo ntavugaga ariko amahane yanjye yabaga mu guceceka kubera ko mama wacu agiraga amahane ikintu cya mbere nihinzemo ko ntagomba kuba umuntu mwiza
ngenda umwana ntabwo nari umwana mwiza, nagiraga agashiha n'abana twakinanaga byarangiraga nabakubise. Oya bya bike wapi, ahubwo agapira nacungaga ahantu ababara akaba ariho nkubita. Nakuze nyine numva ninkunda abantu nkabasekera bazambabaza. Yego. Hari ibyo ntavuga byatumye nyine mera gutyo. Nkura numva yuko nindamuka mbaye umuntu ufite amahani nibwo nzabasha kugira nyine ibintu byinshi nirinda. Yego. Hari ukuntu ubundi abantu bakora amakosa bagatuma abana banga famiye ariko zidafite ikintu ubundi cyakatumye abana bazanga. Hari famiye twakuze tutajyamo ariko kandi batari abantu babi kuri twebwe ariko twabangishijwe. Yego. Sibyo? Rero ubu tubashimira ukuntu bateye intambwe bakatsa. Ni abantu beza turi bavuga ariko kujya batanu batamenya ibyanyu. Noneho ako kantu ko gukurana akantu k'amahani k'umushiha, noneho ikindi no kumva ko umusiramu hari ibintu agomba kugenderaho. Ikintu cyo kuba umusiramu no gukorana utwo tuntu no gutinya Imana nizo mbaraga za mbere nagize mu bintu byose. Aho rero nangiriye kumenya ubwenge, nangira kubona umuntu afite se na nyina, ishuri ryaramunaniye kandi mu by'ukuri barashaka kumwishyurira, ariko njye ibyo nize byose bya primaire nabyize umubyeyi wanjye anyishyurira, ariko hari abandi badashaka ko niga. Ibindi nize nyuma ya primaire nabyize ari njye ubyishyurira. Rero narebye abo bana babaga bafite ababyeyi ariko bo kumva ko kuryama ari byo byiza, namureba nkabona ni nk'inzanga, nkavuga none se ngiye nimera nka bizagenda gute, simfite amahirwe yo kuba nabona nk'ibyo abona. Rero ngomba gukora uko nshoboye nkitonda, basi niba nabashije kugira ikindi kintu kizima mbona ngomba kwitonda. Noneho ngize amahirwe yo kubona umuntu wanyandikishije nkabasha gutangira kwiga ibijyanye no guteka, ariko ntawe nta kindi kintu yankoreye. Yaranyandikishije hazamo ibibazo n'ubundi bya famiye, ntabwo yakomeje kunyishyurira ishuri. Yaranyandikishije uwo munsi umuntu witwa Vani w'inyamyambone nawe wajyanye kuri iryo shuri. Vani aranyandikisha niba ku bintu bijyanye n'amabirete arabasobanurira ukuntu bimeze, banyishyura amafaranga yo kwiyandikisha, hahita hazamo ibibazo. Ariko ndavuga none se ubundi ubu ngubu nanjye nimbireka ndaba nimariye. Niko nakoresheje ubwenge bwanjye mbasha kwiga, niyishyurira ishuri, nishyurira bisi yanjyanaga ku ishuri. Bisi itaraza nakoreshaga moto kandi twarigaga. Iyo subizi kandi nkagenda najyana niyanduza. Kana kaniforume asa neza. Ni forume zirimo ibiraka ariko nkagenda ku ishuri pe. Izo ni forume sifa yari yaraziganye nk'imyaka 6 nawe arazima. Urumva? Abantu ni hatari. Icyo kintu rero cy'ukuntu hari ibintu byanjye nabashaga gukora, nkatekereza umusiramu ntabwo agomba gukora ibi bintu nubwo hari ababikora, ariko njyewe yego nambara mini ndamaze, ariko mu mutima wanjye ndi umusiramu. Ndamaze pe. Ndi umusiramu inshuro 100. Kuba rero naremeraga ko ndi umusiramu muri njyewe nahoraga nsaba Nyagasani. Iyo n'igihe nabashaga no gusara n'ameza ngaha agashira, ako najya kuryama nkasaba Imana ayatura kursi yanjye nkayisoma, ubundi nkiragiza Nyagasani. Izo nizo mbaraga za mbere nabonye. Rero umuntu nkurikira mbere na mbere nanashimira Imana ko mfite abantu benshi bambona bakavuga ati none umuntu niba mukunda yitwa KECAPU, nkamubona asa kuriya, nkamubona ameze kuriya, yaraciye mu bintu bibi nk'ibi ngibi, njyewe ndinde wo kwiheba. Kandi ugasanga wenda ibyo naciyemo birakomeye cyane kuruta ibyo ari kunyuramo. Nshimira Imana ko hari abantu bambona bakumva bisubije icyizere. Noneho iki kintu iyo kibaye umuntu akamamagara akambwira, cyangwa nkahura n'umuntu akambwira ati aha hantu bimeze gutya no muri bamenya mwakoze aka kantu ngarura iki kintu, nkahita nibaza umuswa uje ejo bundi agatangira kumva ko njye urajya kuvuga kuri KECAPU muvuge nabi. Mfite abantu bandeba bakagira ikintu gihinduka. Wowe usibye abantu mwiganye nabo muturanye nibo bakureba bakavuga ati burya cyapfuye kuvuyemo ikintu kizima. Ati burya sigaye abasha kwigura lipstick we. Urinde itekereza icyo kintu. Rero Imana yaranshoboje, irangije imereza n'Imana iravuga ati wowe iyi Mana nguhaye izagutunga. Kugeze abakobwa bo mu rugo rw'abonye abwira ntimugakire n'izina ryanjye. Nta izina afite n'Imana yamaye ntago nzi igihe bizarangiriza kuntunga. Rero wowe uri mu bibazo uri gucamo bidasa n'ibyanjye cyangwa bisa n'ibyanjye,
nta umva bishobora kubicamo imyaka 5-3 bizagera aho ngaho birangire, bizagera aho ngaho ushobora kuba utazaba umusitari ariko ushobora kuzahura n'abantu benshi ukababwira ati njye nabaye muri ibi bintu bicamo birakunda. Rero alhamdulillah inshuro ya rabbi nunambona nagandaye ntabashije gusari ntabashije kugushimira, Imana yirabize umutima ko nzaba ntiraye, ariko imbaraga zanjye nazishobojwe no gutinya Imana no kugira ako kantu k'umushiha, kandi nzi abahungu kuko barandebaga nayifite ikintu cy'igikuriro, umuntu yambona agatangira kuvuga ati uyu mwana arakuze kanze mwereke, ariko nagiraga amani waramvugishaga nkagushihura. Ibyo bintu rwose nta yindi ntuzamwamba narindi. Okay. Gira inama abantu rero. Inama rero nagira abantu. Mbabarira. Oya nakoze. Ni mukuru turi kuvugisha grand sœur. Ngira inama. Yo this was sorry. Ngira inama abantu. Hari nyine umuntu aravuka akavuga kuri mama na papa. Ako Nyagasani ntagira ikosa iyo yisubije abo babyeyi wowe uba uhari. Yego. Wowe uba uhari ntabwo uba ugomba kwicara ngo utangire mama wanjye na papa wanjye ntabwo bahari. Nyine ntabwo bahari. Nta kindi kintu wabikoraho. Urakura. Iyo ugize ikintu cyo kumva iki ngiki hoya, aya mafuti hoya, nanjye kino kintu ese ubundi kubera iki nimba naravutse no mama wanjye yaravutse mama wamujyana ku ishuri nanjye ndavuka mama wanjye njyana ku ishuri, bivuga ngo nanjye ngomba kwiga ikintu cyiza ndi kubona ku bandi bantu, sibyo? Yego. Ngewe nkunda ibintu byiza. Of course. Nkunda ibintu byiza ntagomba mbona bigomba koroha. Oya twese twicare ara mu biryogo twambara udutenye twitwirwa 8:00 tuganira 8:00 tuganira turya imvange tuganira ibibazo byacu birangira. Niyo mpamvu n'abashuti ngo bo kuri 40 barabavuga ngo Latifa ngo aribagirwa ngo yagize wite ngo aribagirwa. Wallahi nago nibagirwa ahubwo mba mbona ibintu turi buganire nge nawe subhanallah uri muraninza nibyo arimo araninza. Reba nk'ubu ngubu arabona Keisha arabona none ejo bundi ngo ya nshuti ngo Latifa ngo se ngo kwiga kudoda ngo kwiga kudoda uzi kudoda ba Louis Vuitton ba bose n'abadozi tuvuga umuntu wa Hafi motion umudozi se usara umuntu bawumva atahura na president ngamusuza. Yego da motion ateye. Wallahi tureke gucana intege. Ngiye cyambere cyo alhamdulillah no gutwiye tugira abashuti benshi. Rero unge n'umutima wanjye nari nicaye n'abashuti banye ndabyibuka aho hantu rwamara haba ameze na twaricaye umwe aravuga ariko ati wagize angahe wagize amanota angahe, ndambwira ko narasushije ko nahise mwita sinakomeje ishuri birete zawe akora ati wasubira ku ishuri ugira amahirwe wasubira ku ishuri. Ako kanya naragurutse njya kwiyandikisha. Ikintu gitangaje suzi iyo nzu twabagamo twayimutsemo iyo nagiye kubamo prefe ku ishuri ko kuntu nabaga wa gatanu ndi single mother nebereyemo ubuntu mpaka ndaje secondaire subhanallah. Niyo mpamvu njye sinyacika intege kuko tujura ibintu biza ari filime ni filime. Ahantu nabonaga byanze ariko kubera kuntu Imana ivuga Latifa yanyeretse kwihangana Keisha afite imyaka 12-13 ataragira gute kandi ibintu byari byinshi. Aba ex basekeje bashaka ngo ngene ngo ubyane ngo ibiki n'ibiki ako rero ukavuga ngiye harona mugiye ngiye ntago bishoboka ngiye ngo wallahi hari utwapfuye yabimbwiye kwa gatatu ku cyumweru yunga indowa n'umuntu narambwiye ngiye ngomba kwiga kaminuza ngasubira ku ishuri ati imyaka 3 ishuri sinzayire none uwo ex ahora mwagigira wallahi hoya gushaka ni byiza ariko ushake nawe ubuzima bwawe ubwo kuba singa utarabuviva ngo bwumve. Ubu ngubu cyo koza umuntu wantwara yaratwaye bora nararyamye bya bintu byose n'ubuzima kandi natangiye nagize n'icyizere cy'ubuzima. Alhamdulillah abantu banzi nkakiragiye iyo mbonye gutya atavuga akikanga alhamdulillah ya Allah umwana wanjye noneho we iyo muri ndavuga ubundi urebe kuri iyo ubuzima bwawe buhindutse n'umwana ibintu akunda birahinduka. Kera Keisha kirakana yajyaga naramubwira Keisha nza kuzanira iki inkweto
yakundaga akantu k'inkweto ntabwo nzi ukuntu byemeze inkweto we none ko yari muto yarabizi yari muto pe ngo inkweto wumvisha indege inkweto ariko ubu nyaka kumuhamagaye akubwira ati bani iPad nemo ndamubaza none se ni gute umwana wo mu bakire ufite internet afite dekoderi atareba afite za Vogue ku meza tapano hose ariko ari kugenda mu nzu atambaye amasogisi abana b'abakire dore nanjye nambaye amasogisi dore uretse niri dore di ariko ubundi nyine hari tugomba kubaho nyine ntago ugomba kubaho nka runaka ariko ugomba kubaho uko wumva nyine kumva nyine muri wowe nyine ukavuga ati uranyuzwe kunyurwa nicyo cya mbere kuko nkurikije iyo parcours mwanyuzemo iyo mutanyurwa mwari kuba mwari nyine mwaragiye twarayagaye imihanda cyane muri imihanda ariko nimba wiguriye hari ukuntu mwambwiraga ngo yabatekeraga amagi n'ubugari numva nta nyama zirimo ariko umuntu ngiye nakuze nzi ko inyama mba ngomba kurya inyama ariko ibyo ngibyo biragushimishaga nk'ubu ntago akunda inyama niriya nkwiye ku nyama ndi gutabariza mama zaze andebe rwose mfite ikibazo niriya nkwiye ku nyama ariko urumva nibyo buri munsi naryaga inyama mu rugo nkumva nyine niyo vi kubera nyine nta umuntu aba yarakuriye nta hantu baraturutse ariko urumva we mu buzima bwe yishimira ko papa yamutekeraga amagi cyane nibwo nari nyariye Yesu kwirasa kuba ngo ntabwo umukecuru azi guteka ntubifate nabi ariko yarameze neza amagi n'ubugari nabyo biraryoha aba ari byiza nyine nta kwihebaho ya ntihakagire umuntu kwihebaho rwose ushobora kuba upanga ikintu kigapfa ariko ejo hari ikindi kizabyuka umva twakoze ikiganiro niruzi ko niga ahantu isave niga mu wa mbere sikora umwana nigeze kwiba isabune ya Imperial ariko ubu ngubu turoga savo liquide oya njya mubona ahubwo yamwishyura agasabune uzamwishyure uzaba yabaye n'umumama njya mubona abantu bandi bamupostinze nkavuga yo kandi kiragisha nabonaga ari umudanje ariko Imperial icyo gihe wigisave Imperial urayizi wowe Imperial nyine ariko ubwo ngubwo niwe twari duturanye ibyumba nta kundi nari bugenze kandi ntabwo nari bureke gukaraba nzamushaka afite nka fete mufungire Imperial ikintu wallahi kuko kiriya kintu ngenda bivuze kuko naragikoze kandi nta kundi byari bigende hari impamvu Burundu se cyangwa Rose uwo munsi Sandrine ndamuzi n'izindi bazi ko najya mwibagirwa ko isabune ndavuga isabune waritwaye Burundu cyangwa Rose yarabimenye guteza abantu urumva ntabwo wayimusubije nyine musubize gute wari koga ugasubiza ntabwo nari mbizi harimo n'ubwoba n'ibiki byano ukuntu nakanuye n'amaso baranamfashe abari bamaze sibiba niba banabafate ngiye nakamira uba uyitubicana yanjye bareka mbabwire hari iki kiganiro ntabwo cyagira part 2 tuzakora part 2 Latifa afite gahunda yo gufungura channel nanayifungura azagenda batera story gake azibintu agiye ahura nabyo ngewe nyine nk'umuntu bizobereyemo ko ari ngewe usoza mbere na mbere nshimira abantu barebye kino kiganiro nshimire Latifa waduhaye karibu mu rugo rwe ntabwo twababwiye ngo tuhamaze iminsi ngaha ariko turacyahari urukundo neza anytime yose tushatse tuzimura n'abana rero murabizi ubuzima bwo muri Kigali umuntu kuba yakwakira mu rugo yego turi benshi hari ukuntu bashaka kubafata neza ibyo byose rero hari ibyo aba yigomwe Imana rero iguha umugisha Imana ikomeze gushyigikire yaba wowe n'ukundi kuboko kuri inyuma y'ibintu byose ukora Imana ijye imuha umugisha Imana ijye imuha ibyiza wese ngombwa ko muvuga mu izina rizi azimenya Imana ijye imuha ibyiza igihe kimwe niduhura nzamubwira ibintu bimugenewe kubera ko ako dushobora kutazakunda ngo mbimubwire ariko Imana ijye imumera umugisha Imana yita ku muvandimwe wanjye kandi umuntu wese wita ku muvandimwe wanjye haba mu buryo bwo kumuganiriza haba mu buryo bw'amafaranga haba mu buryo bwo kumusapotinga mu bitekerezo Imana ijye imuha umugisha Imana ijye ikomeza ibaha ibyiza ikindi nshimira umugabo wanjye
iki kiganiro gifite amateka sibyo Yeah. gifite amateka ni ikiganiro twe duhuriyemo turi batatu tutari tuzi ko gishobora kuba cyiza gutya kuko ni cyiza ndi mu bantu bari babyemera ko ari cyiza ko turaganiriye hari ibyo Mutabazi atarazi amenye kuri njye na Latifa twaciyemo cyangwa se kuri Latifa n'ibyo byanjye by'isabune nabyo narinzi urumva hari n'abantu benshi batureba b'abashuti bacu nyine iki kiganiro ni cyiza ubundi byari byatangiye kitari bukunde ntabwo Mutabazi yari kuba kirimo cyari kuba ari icyanjye na Latifa ariko cyabaye cyiza cyane kubera wakibayemo wakoze nabahamagaye nyine ngo munsange yego twari dufite gahunda yo kujya hariya ariko reka mbivuge n'ubundi oya ninjye watumye nobiya yawate umva baze nkubwire byibuke ko nari nabanje kukubwira ukambwira nyine urumva wabanje kubwira ariko uko nabikoze nibyo byiza kurushaho urukumva wakoze kuba wemeye kuba muri iki kiganiro kuko ufite uburenganzira 100% byo kuba wahakana wakoze cyane Imana nawe ikumere byose wifuza kandi Imana ikomeze iguhe gukomeza kumbera umugabo mwiza ntuzagera ahantu ngo tumara n'imyaka nkasa gutangire ngo uvuge ngo dore cyane rikirahengamye ngo uzi ko ngo tujya kubana nabonaga ko urutugu rwawe ngo rureba hasi sibyo ushize banyogoshe nabi ntacye ngakungura usigaye uhengamye umusatsi nahise mpindura umukwafi nari n'umwana mwiza yabikubwiye arundi yagucogaga nabi sibyo sheri yagucogaga nabi akaguhengamisha ubundi nyine ni umugore wanjye umugore wanjye ntabwo nabyo guhishanya agomba kumbwira byose kuko ahantu hose nyine turajyana urabizi ahantu umuntu azabona Mutabazi n'ahari ubwo sinzi ukuntu biba bimeze ni mu kazi mu biro mu kazi no kuri telefone tuba turi kumwe nijoro sinari naniwe nakabaye naryamaga ariko rwose ntabwo iriya dosiye wiga ariko ntacyo ariko yarabe ntuzatume hari ahantu tuba tutari kumwe uzaduhere hari igihe twumva ngo umuntu yajya muri Amerika agashaka ubuzima ngiki ariko no mu Rwanda birashoboka cyane uzaduhere hamwe niba ari hano mu Rwanda uzahaduhere hamwe niba ari aho muri Amerika uzahaduhere hamwe rero nawe wakoze cyane ubundi wowe hari ikiganiro ngomba gukorana nawe turi babiri niyo twaba turi hano dutuje nkakubwira ibyo nshaka kukubwira nashaka nkarira nkipfuna nkanyehe sibyo ariko nkakubwira hari ibintu ngomba kukubwira urakoze cyane reka nshimire undi muntu rero ukomeye cyane Neri wakoze nanjye nakoze kuza muri iki kiganiro nakoze kugikora nakoze kugitekereza ubundi twari dufite kuba twazi Gisenyi tugasura twebwe ntabwo tuzi Gisenyi kubera ko ngo twasohotse cyangwa ibiki tuhafite famille tuhafite Latifa tuhafite mabukwe wanjye rero niyo tuhaje tuje muri famille dushaka kuhaza dusohotse yego nkuko abandi bahaza ariko twe dufite byinshi bituzanye twari dufite kuba twahaza tukajya tugafata hoteli tukayiraramo buturi tugataha bundi ariko ntabwo twitekerezaho ubwacu ikindi impamvu twifuje no kujyana kamera kubera ko tuba dushaka kugenda mu biro byose dusore famille yacu ariko na YouTube ikomeze ikore kuko ni akazi tunabaganirize kuko mu byo dukora hari abo bifasha hari abo dutera kuvuga neza no kumva ko ibintu byiza bihari kuko byose biba bishoboka sibyo rero bari bweditinge neza ndabasa neza urasa neza wogogira ati afite amaendeleo yo kwibona asa neza kandi kwa twakoranye ikiganiro mfite amatsiko juste ifoto mba numva cyangwa uvuye mugende wirebe oya video ntabwo nyizi ukuntu bayeditinga mba numva ifoto ari ako ugomba kuzabyiga nabyo kwa kushaka ubumenyi ariko aka kanya uvuye mukajya kwireba wasanga wabona intebe gusa rero mwakoze kudukurikira abasabu banjye bose kuva ku wa mbere ariwe mugabo wanjye kugeza ku muntu w'ibihumbi 60 na 5 na 700 uri kumva iki kiganiro gishobora gusohoka hiyongereyeho n'abandi byageze no mu 80 nta wamenya
ariko muntu wabaye musabu wanjye, muntu ureba ikiganiro cyanjye utari umusabu wanjye, uri ingenzi mu buzima bwanjye, uri umuntu ukomeye cyane mu buzima bwanjye. Umva uburyo bwose muntu ushyira comment mu biganiro byanjye, uri ingenzi cyane pe, yaba mbi yaba nziza, ndakubaha, nkwifuriza ibintu byiza pe, kuko utaje ngo wandike comment mbi ntago nabyuka mu gitondo ngo ntekereze ku bantu nk'abo. Iyo wanditse comment nziza ndabyuka ngaseka nkavuga, ariko derenera wa wundi wumva ko nta cyizere cy'ubuzima, byose bimpa imbaraga. Gusa inziza zo zifite ibintu byinshi cyane bikora. Yego, ndavuga niba mbonye comment nziza ndifuza ko ejo n'ubundi nanone nongera nkabona indi nziza, wa muntu wanditse imwe ku buryo bimubera byiza akandika nka comment 5 mu kiganiro kimwe. N'uwandika burya hari comment iba ari mbi, umuntu akaza avuga ari negative gusa, ntago aba ari byiza, kuko nawe tuje iwawe cyangwa aho uri aho uhagaze dusanga uri kwandika nyine iyo comment, ntago uko byagenda kose ntago n'imbere y'Imana waba uri intungane, ahubwo nimba wanditse comment mbi ntiba ari mbi, ahubwo iba ari comment ikosora ubonye cyangwa ifite ikintu cyiza iri kwigisha, kuko iyi cano ntago ari cano si kubivuga nabi, ntago ari cano ya politike, ni cano ya live nyine, uburyo tubayeho mu buzima bwacu byagufasha nawe kubaho mu buzima bwawe. Ikindi urakoze sheri, uvuze neza cyane. Ikindi kintu njyewe ndi umustar. Sawa superstar. Uri umustar pe. Sawa superstar. Uzana usige bincishe ibaza ari njye. Ari wowe umugabo wanjye. Ngemba ndi ku gihe. No kutazi ku mupaka. Ndambutse ibintu. Akaza kunsura kandi iki? Avuga. Urumva njyewe impamvu nabivuze ngo ndi star. Kuba ubuzima bwanjye bwari buri hanze n'ubundi ku ma YouTube channel y'abandi bantu. Rero kuba bwaye gukomeza kujya hanze kuri YouTube channel yanjye nta kintu bitwaye. Kandi kubaka n'abantu hari cyane nta kibazo. Oya mba ndi nko kuganiriza abantu bafite akabazo ko kureka akavuga ngo kuki ngavuze bino bintu. Tuba turi kuganira, ntago turi abantu bari gukora ibintu bibi byashyira abantu bose mu kaga. Twiganye Butare muri buye babonye agafoto kanye na Slade batabongorera n'urubyiruko by'Imana. Rero biri hanze. Biri hanze. Kandi biri hanze ni filime y'Inyarwanda. So mwakoze kudukurikira, ndabakunda cyane. Bye.